Nyarwanda ku buryo burambuye mu karere ka Rubavu hari abaturage bo mu mirenge ya Rubavu na Rugerero mu karere ka Rubavu nyine bavuga ko bari gukorerwa akarengane aho bari kwamburwa amasambu yabo bafite ku musozi wa Rubavu ndetse bakarandurirwa n'imyaka yabo nubashe kugira uwatabaza inzego z'ubuyobozi z'umutekano zigahita zimufunga. Abaturage rero basaba ko barenganurwa kubera ko ibyo ari gukorerwa ari akarengane. Rafiki Kabengani mugenzi wacu badutegura ibindi kuri iyi nkuru, reka tumukurikire ku buryo burambuye. Aha nyine nayo nabashingiriye nanayihagaritse gutya, ejo abayobozi bajemo bakajya bafata bakarandura bakagira gutya bakavunagura, niba ari mu buryo bwo kumbabaza, niba mfitanye nawe ikibazo ngewe byanyobeye. Bari kuzana amapingu muri ako gakapu baba bagufashe bakagakwambika kugira ngo utabacika ukirukanga are bakagushora bakakugeza Nyabushongo. Aba ni bamwe mu baturage basanzwe bafite amasambu bari bamaze igihe bahinga muri uyu musozi wa Rubavu ugizwe n'imirenge ya Rubavu, Rugerero na Gisenyi mu karere ka Rubavu. Abaturage bagaragaza akababaro kabo bavuga ko bahatewe n'ubuyobozi buzana n'inkeragutabara bitwaje amapingu bakabamurura mu mirima yabo bababuza guhinga, abafashwe bagafungwa bakanakubitwa nk'uko bigarukwaho n'aba baturage. Ntabwo turi guhinga, bari kwirirwa baratwirukaho, ubasize barahembeye ya mishingiro bakayicagagura. Nicyo kibazo abaturage dufite hano. Inkeragutabara ziraza, abayobozi bakaza ngo twemerere guhinga, abo bafashe bari kubajyana. Bari kubajyana he? Bakujya kubafunga, nose wambaza aho babafungira ngewe mba ndi kumwe nabo. Umuturage yajya guhinga bakamwirukaho, aho bamufatiye bakamwaka amasuka bakamujyana ku murenge akibona Nyabushongo. Ubwo rero kunda abantu bazabaho simbizi. Ni bande bari kubajyana ku murenge? N'inkeragutabara n'abagitifu. Ubwo twe twahinze nta tuzi ko nta kibazo kiri muri uyu musozi, ariko twatungwa no kubona ejo abayobozi baje barandaguza imbingo, natwe byadutunguye sinzi ukuntu babitekereje. Bari kuyivunagura gutya, n'undi afite umupanga ari kujya aratema, n'undi akarandura akajugunyira hepfo y'umukingo. Barandaguje sinamwe ndi muri kubyibona, ndi muhagaze mu murima wanjye, ndi muri kuwureba kure narawushingiriye, singa iki gice basize hariya gishingiriye hose ari hameze ko yamaye kundi imishingiro iryamye hano mu murima, ndi muri kuyireba nose ndi njyaho iryamisha gutya nuko nakindi hagaze nangije kuyishingirira. Ntabwo muri kubibona mwebwe? Yewe nazamutse nga saa 5 mvuye mu rugo, ngeze hano kuri zino mbingo hano hari hashingiriye, mbahurira n'umugabo arambwira ati yewe subirayo, ndaho bari bamanuka ati dore bahagaze haraguru ku murima gwa Rufonzi. Ndangije nyura muri kano kayira ngatira mu kari hariya gutya, ngenda ndugucyamika muri zino ndoki, ndavuga rero ndajya nimba cika hano ndagerayo ndacungana nabo ndakora. Ubwo ngezeyo imvura iragwa, imaze kugwa nyugamayo, ihise ndahinga, navuyeyo saa 11. Ariko mu makuru nafashe bambwiye yuko batunze abandu n'abari bari muno hepfo bose, nda n'umwakoze bose bari bakubirukaho muri kubona zinonga za paparado munyuzeho. Hari abamama bari bari kwahinga harimo n'abagabo babasanzemo imvura ikimara guhita, cyokoze bo bagize ubutwari banga kwirukanga, barahagarara baraza, bamaze kuza bashaka kubambika amapingu, baravuga ati ndaho muraga twambika, ugu ni umurima gwacu turi guhinga ndawe twibye. Ubwo baragwana, bamaze kugwana ubwo niba babonye babarushije imbaraga barabihorera baragenda. Ni ikibazo bavuga ko kibateje impungenge kuko aya masambu yahoze ari amatongo yabo bimuwemo mu bihe byashize, ariko bakemererwa kuyakoresha mu buhinzi, none bakaba barimo kubuzwa guhinga kandi nta yandi masambu bafite yatuma bashobora kubona ibibatunga. Nda mugabo mvite nari ndunzwe no kugira ngo mvate isuka nje guhinga aho handi kugira ngo mbabone naciye injuro, none hahandi ngo nsingure kuhahinga ahubwo bari kunyirukangaho. Babana ndabarihiriki mbakure mu shuri, ejo niba mayi babo bakajya kubafunga ngo ababyeyi ngo none turatungwa n'iki, babona baratungwa n'iki, azava ku ishuri nzamugaburira iki? Twewe bari kuza ubwo none bakatwirukanga ngo duhinge, kandi twe dusanzwe duhinga muri guno musozi, natwe twewe abacanjiro twazaga tugakora ibiraka tugakora bakatwisha tukishyura mitiweli n'abana bakajya kwiga. None ngo twagakora ikiraka twari turi gukora tukirukanga ntitube tukigikoze, ubwo twe twabuze icyo turakora. Uwari we wese muri guno musozi dutunzwe n'isuka, none ko bari kutubuza ngo ndiduhinge, ubwo buriya tuzatungwa n'iki? Urahinga mu dusaka n'utugurisha ubone ko wishura mituweli, usaguzeho n'agafuka gakoma ugure mu tugori abana banywa gakoma. None ko turi kuza guhinga bakatwirukangaho, ubwo ngatwe turajya mu cyiciro. Abaturage bagasaba ko ubuyobozi bwabareka bagahinga amasambu yabo cyangwa bagahabwa ingurane zayo, n'ubundi leta ikahagumana ngo kuko ari nayo irimo kubabuza guhinga bitewe n'uko ariho bakuraga amaramuko. Twifuza ubutaka bwacu hagati tukabuhinga
cyangwa se bakaduhereza isimbura y'amafaranga cyangwa se bakatugerera ubutaka. Kuva kera twarahingaga, ino ni imirima yacu, iyi ni imirima yacu, ngo bashaka ko twongera gukandagira muri ugu musozi, ugu musozi ngo ni ugw'ishyamba. Iryo shyamba rero niba bashaka gutera ishyamba, nibatwereke iyo tugomba kugana, batwereke icyerekezo, baduhereze ingurane, noneho ahasigaye umusozi tugucikemo baduhaye ingurane. Ndetse ko dutunzwe n'isuka tuzatungwa n'iki? Mutubarize ukuntu byagenda, ni ukuri abantu benshi baciriye Nyabushongo, kandi pe turi gusiga n'abana bakiri batoya mu nzu. Kwe turifuza mutuvuganire tubone uko twahinga. Icyifuzo cyacu nyine twebwe mutubariza abayobozi batigeze batubwira ko tutazahinga, twasaruye mu kwezi kwa gatanu. Kuva mu kwa gatanu ntibigeze batubwira ngo nta muturage uzahinga muri Rubavu. Twebwe twarahinze ko ari imirimo yacu dusanzwe tuyihinga, ba data barayisize, dukura tuzi ko ari mwa ba data turayihinga, imbyaro 8 nandi guhinga mwugu murima, nda kibazo nta n'umunsi nigeze nsibira kuwuhinga. Ahubwo uyu munsi nibwo nagiye ko mbona baje kundandaguriza imbingo, ntazi ikibazo kiri muri uyu musozi. Rwibasira Jean Bosco ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu, umwe mu mirenge igaragaramo iki kibazo cyo kubuza abaturage guhinga. Avuga ko iki ari icyemezo kimaze igihe cyarafashwe n'ubuyobozi cyo kutemera abaturage guhinga muri uyu musozi, ahubwo ngo bakatera ishyamba cyangwa ibiti biribwa mu rwego rwo kurinda isuri ituruka muri uyu musozi ikibasira abatuye munsi yawo. Umusozi wa Rubavu, muri uyu murenge wa Rubavu ukora mu tugari dutatu, akagari ka Murara, akagari ka Gikombe n'akagari ka Byahe. Ariko ahantu ubuyobozi bwiza leta yacu mu bw'abanyarwanda, kubera ibiza byazaga bikica abaturage, bikabangiriza, bikwica abaturage amasambu yabo, abantu babo, amazu, ndetse no kwangiriza umujyi wa Gisenyi biva ku musozi wa Rubavu. Nawe nkeka ayo makuru urayazi, cyane cyane ku musozi wa Rubavu kuko ariho mumbaza uyu munsi ukora ibitemewe turamugorora turabafata, ntabwo ari uguhiga, ntabwo leta yacu ihiga. Icyo tubasaba ni uko bubaha kandi nibo ba mbere bifitiye inyungu. Iyo ukoresha ubutaka icyo bwagenewe, niweho wa mbere bigirira inyungu mbere y'uwaba abiguhatira. Turabibahatira nka leta kuko turi leta nziza ikora mu nyungu zabo kandi umuturage ari kusonga. Mu mwaka wa 2009 nibwo leta yafashe icyemezo cyo gukura abaturage mu musozi wa Rubavu bari bawutuyemo maze batuzwa ahandi. Icyo gihe hafashwe icyemezo ko abaturage bazagumana ubutaka bwabo bakabukoresha mu nyungu zabo bwite, ariko nyuma ubuyobozi buza kubabwira ko igishushanyo mbonera giteganya ko uyu musozi nta kindi gikorwa cyemerewe kuhakorerwa uretse kuhashyira ibiti gusa mu rwego rwo kwirinda isuri ituruka muri uyu musozi. Ariko abaturage kuri ubu bakaba bibaza uburyo bazabaho batunzwe n'ibiti gusa bikabayobera. Rafiki Kabenga, ATV, i Rubavu.